Urwandiko umubyeyi yandikiye muhungu we iminsi 3 mbere y'uko apfa. Kuri muhungu wanjye nkunda cyane, wandikiye ibaruwa ngira ngo nkubaze kandi nkumenyeshe impamvu nka mama wawe napfa ndi umukene mfite umuhungu w'umukire nkawe. Mu by'ukuri mwana wanjye, nashakaga kuguha umugisha wa kibyeyi mbere y'uko nipfira. Usome iyi baruwa namaze gupfa, maze ngenda ntaguhaye umugisha kubera imyaka ishize ntagukibwira. Ifunguro ryanjye rya mu gitondo, saa sita, rya nijoro, hari ibintu nabonaga kubera impuhwe z'Imana mu gihe nari nkiri. Gusa ubu wakoresheje amafaranga menshi uteka ibiryo byiza kandi byinshi birimo iby'amoko yose, inzoga z'amoko yose ku munsi wo kunshyingira. Mwana wanjye, ubu ndabizi neza ko umurambo wanjye wawuteye imirabyo ihenze. Mu by'ukuri mwana wanjye, mu gihe nari nkiriho nisiga isabune kugira ngo mbashe gusa neza nk'abandi. Mwana wanjye, ubu wambitse umurambo wanjye imyenda myiza kandi ihenze, mu gihe nari nkiriho nta n'agatenge nigeze mbona kavuye mu mirimo y'amaboko yawe. Umurambo wanjye ukiri mu buruhukiro, wazaga buri kanya ukawitaho. Mu by'ukuri witaye ku murambo wanjye kurusha uko wanyitayeho nkiri muzima. Kubera iki koko mwana we? Ariko noneho ikibabaje cyane kurusha ibindi ni uko waguze isanduku ihenze yo kunshyingiramo. Mu gihe nari nkiriho nabaga mu nzu yenda kuzangwaho, imvura yagwa nkajya gucumbika mu baturanyi. Mwana wanjye, igihe wari ukiri muto cyane naremeraga inzara ikanyica kugira ngo umwana wanjye arye ahaze. Nahoraga nambaye umwenda umwe kugira ngo ngugurire imyenda myiza wishimiye ngira ngo wishime. Mwana wanjye, nagerageje kugukorera byose umubyeyi akorera umwana we. Yewe nahoraga nkuhangayikiye igihe wabaga ugiye kure yanjye. Mu by'ukuri mwana wanjye, ibyo nabikoraga ntekereza ko uzanyitaho mu masaziro yanjye. Dore inzu wayivugurura, utera amarangi, utera indabo mu mbuga mu gihe gito kingana n'icyumweru kimwe gusa. Mwana wanjye, ibyo byose urimo urabikora ushaka kubahisha umurambo no kwigaragaza wowe ubwawe n'ubukomerezwa bwawe. Nyuma gato uvuye mu mubiri, nyuma y'amatakika make wakiriye ubutumwa bukumenyesha ko umubyeyi wawe yitabye Imana, uhise ukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amagambo menshi meza nk'aya: mama mwiza, nagukundaga cyane, ruhukira mu mahoro. Wifashishije inyuguti 3 nkuru: R.I.P. Rest in peace. Bitihise none no kumva dore urabihakwije. Mwana wanjye, mu gihe napfuye mpfanye agahinda n'agahinda n'intimba mu mutima wawe, ndinze ninjizwa mu nda y'isi, ntakandagiye ikirenge cyanjye mu nzu nziza numva ngo wubatse mu murwa mukuru. Imodoka yawe nziza numva waguze itwaye umurambo wanjye ku irimbi. Mfuye ntarigeze nyikandagizamo ikirenge cyanjye n'umunsi wari wari. Mwana wanjye, reka nsoze iyi baruwa ngirane. Muhungu wanjye, nanditse iyi baruwa ngira ngo nkwibutse ko nta wundi muntu uzigera ubona ukunda umwana we nka nyina wamwibarutse. Ntuzigera ubona undi uzita mama nyuma yanjye. Akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Erega burya mwana wanjye, umwana w'undi abisha inkondo. Iyo uza kuba wararezwe na mukaso ubu byumva kabiri. Gusa ariko mwana wanjye, Imana izakubabarira. Ndagukunda. Yari mama wawe .com. Inshuti yanjye, niba ugifite mama wawe mukunde, ubimwereke maze umugaragarize urwo rukundo kuko yafashije Imana kurema. Hari igihe kimwe kizagera ayo mahirwe ukaba utakiyagira. Niba atakiriho kandi mwifuriza kuruhukira mu mahoro, unakomeze kwihangana.